Oh haleluya, uri uwo kwizerwa Yesu we. Iyi ndirimbo ni yawe, turakuvuga ko uri uwera, ntabwo ujya uneshwa. Ujya uneshwa, ujya uneshwa. Oh yes, ujya uneshwa. Inshuti bakunzi b'ikiganiro ubuzima bufite intego, namwe kuri kamera Gospel TV Show, tubasuhuje igitondo cyiza kuri uyu munsi wa none mu izina rya Yesu. Imana iduhane umugisha. Tubasuhuza ni Jean Bosco Nshimiyimana. Rero tugiye gutangira gusoma umunsi wa 12. Nagira ngo mbabwire yuko iki kiganiro kizagica inshuro ebyiri live mu gitondo cya kare ndetse n'ikindi kiri recorded mugoroba. Wowe wacikanywe mu gitondo live, kugira ngo ukumbuze yuko wajya ubana natwe kuva saa 12 kugera saa 1. Imana iduhane umugisha. Kuri umunsi wa 12 rero turiga amagambo avuga ngo gushimangira ubucuti bwawe n'Imana. Reka tubanze dusenga Imana. Imana igira neza kandi Imana ikomeye, turagushimye kuri uyu munsi mwiza uduhaye, umunsi w'umugisha, umunsi w'umunezero kuri twebwe. Turagushimira ko wadutoranije, uturemera uburyo bwiza bwo kubaho, uduhitiramo uburyo bwiza tuzabaho, uduhitiramo aho tuzatura, uduhitiramo aho tuzavukira n'abazatubyara, kandi byose wari ufite umugambi uhuje ku buzima bwacu. Waturemeye inshuti tuzahuye nazo, waturemeye abo twagendanye, abo tuzagenda nabo, n'aho twabuye nabo, bose niba bikoze ushimwe. Tugiye kwiga rero uburyo bwo kubana nawe inshuti magara, tukaba inshuti magara, inshuti z'akadasohoka. Reka dufashe kugira ngo tubashe kubyumva neza kandi dusobanukirwe neza ibiri muri iki gitabo. Izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Wowe dukurikiye rero, ndagira ngo nkwibutse yuko ubucuti bwayo yabubikiye abakiranutsi. Ayo magambo tuyasanga mu Migani ibice 3:32. Mwegera Imana nayo izabegera. Nayo ni amagambo dusanga muri Yakobo ibice 4:8. Urugendo rw'ubucuti urakoze cyane. Urugendo rw'ubucuti bwawe n'Imana ni wowe uruhitamo, kuko bigenda mu bundi nkuko bigenda mu bundi bucuti. Merci beaucoup. Urugendo rw'ubucuti bwawe n'Imana ni wowe uruhitamo, nkuko bigenda mu bundi bucuti bwose. Ugomba gushyiraho akawe ngo uteze imbere ubucuti bwawe n'Imana. Ntabwo bizikora, bisaba kubyitaho, bisaba igihe, bisaba umwete, bisaba kandi niba ushaka kubaka ubucuti bushingiye imizi n'Imana, ugomba kwita ku kuyibwira udahisha ibikuri ku mutima, ukayizera iyo igusabye kugira icyo ukora, ukagikora utabanje gushidikanya, ukifuza ubucuti bwayo kuruta ikindi gihe cyose. Ngomba guhitamo utagira icyo mpisha Imana. Ibuye ry'ifatiro ry'ubucuti bukomeye n'Imana ni ukutagira icyo uyihisha mu makosa yawe n'amarangamutima. Imana ntigutekereza nk'intungane. Ikigusaba ni ukuba umunyakuri. Mu nshuti z'Imana zose dusanga muri Bibiliya nta n'umwe wari intungane. Iyo Imana iba isaba abantu kubanza kuba intungane ngo babone kuba inshuti zayo, nta n'umwe twari kubona waba inshuti y'Imana. Ariko uwo Kristo hari amahirwe yatanze ubuntu bw'Imana. Yesu Kristo yaraje inshuti y'abanyabyaha. Muri Bibiliya inshuti z'Imana zavugishaga ukuri ko mu mutima, kenshi zikitotomba, zigakekeranya, zikarega, zikajya mu impaka n'umuremyi wazo. Igitangaje ni uko Imana isa naho uko guhangara ntacyo kwayitwaraga, ndetse igasa nk'aho igushyigikiye. Imana yemereye Aburahamu kuyibaza ibibazo ndetse no gusa n'ushaka kuyihinyuza ku kibazo cyo kurimbuka k'umujyi wa Sodomu. Aburahamu yatitirije Imana, ayibaza icyakorwa ngo umujyi we kurimbuka. Acirikanya n'Imana, avana ku bakiranutsi 50 agera ku bakiranutsi 10 gusa. Imana yateze amatwi ibirego bya Dawidi, wayibwiraga ko ahari igice urwa kibera, ko hari n'ubwo yimukira cyangwa se ikamutererana. Ntabwo Imana yishe Yeremiya ubwo yayibwiraga ngo yaramushutse aremera. Yobu Imana yaramuretse asuka umujinya igihe yari ari mu bibazo, kandi amaherezo Imana yarengeye Yobu kuko yavugishije ukuri ku mutima we,
yawishaga kuri kwari ku mutima we, ahubwo icyaha inshuti za Yobu kuko zitari zivuye n'umutima wazo. Imana yarababwiye ngo ntimwabaye abanyakuri ari imbere yanjye ari no mu byo mwamuvuzeho, nk'uko umugaragu wanjye Yobu yagenje. Umugaragu wanjye Yobu aba ari we ubasabirira, nanjye ndabona kubyemera. Hari urugendo rutangaje rw'ubucuti butagira imbereka tubona igihe Imana yagaragazaga ko imaze kuzinukwa agasuzuguro ubwoko bwa Isiraheli. Yabwiye Mose ko itazabakomereza isezerano ryo kubaha igihugu cy'amasezerano, ariko ko izazongera kugendana nabo mu butayu. Imana yari yarabazinutswe kandi ibwira Mose ibiri ku mutima nta kimuhishe. Mose nawe ni nk'inshuti y'Imana, yayishuriye nta buryarya ibiri ku mutima we. Dore ujya untegeka ngo ninjyane ubu bwoko, ariko ntumenyeshe uwo udutumanye. Niba nkugiyeho umugisha, koko nyereka imigambi yawe. Wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe wa Mana we, ni umutwaro wawe, ni wowe ubwawe. Utajyanye natwe uru rugendo uhita urusubika. Naho ubundi nazamenya nte kuri hamwe nanjye? Njye n'ubu bwoko bwawe mbwira, uzajyana natwe cyangwa ntituzajyana? Imana isubiza Mose iti bibe bityo nk'uko ubisabye, ibyo nabyo nzabikora, kuko nkuzi neza kandi ukaba warangiriyeho umugisha. Ese Imana ishobora kwihanganira bene uko kuri kwambaye ubusa ari wowe uyibwira? Rwose ubucuti nyakuri ku kudahisha ibyo bamwe bashobora kwita guhangara. Imana yo ibyita kuba umunyakuri. Imana itega amatwi amagambo akakaye y'inshuti zayo n'amagambo menshi bamenyereye gukoresha, bene ya magambo meza yemewe y'idini nsa arayirambira. Niba rero ushaka kuba inshuti y'Imana, jya ugerageza nawe kuyibwira ukuri kandi ukayaturira iby'ukuri biri ku mutima wawe, bitari bya bindi wibwira ko byemewe cyangwa gutekereza cyangwa kuvuga. Birashoboka ko waba ukeneye kuyaturira umujinya cyangwa se ubusharire wibitse igihe kirekire kubera ko hari ibintu wari witegerejeho mu buzima ariko ntibikore. Iyo tutari twakura ngo tugere ku kigero gikwiriye cyo gusobanukirwa ko Imana ikorera ibintu byose ngo ituzanire ibyiza, kenshi tubika inzika ku Mana kubera ko dusa nk'aho kubera uko dusa cyangwa se aho tuvuka cyangwa amasengesho twasenze ntisubize. Ibyadukomerekeje n'ibindi byinshi twari guhindura cyangwa se iyo tuba ari Imana ubwacu. Kenshi abantu batongana n'Imana kubw'ibibi bakorewe n'abandi. Icyo kivamo icyo William Barclay yise gutandukana n'amarangamutima y'Imana, cyangwa se gutandukana n'Imana mu ibanga. Ubusharire niyo nzitizi iruta izindi mu bucuti n'Imana. Kuki nashaka kuba inshuti y'Imana yemeye ko ibintu nk'ibi bimbaho? Umuti w'ibyo ni ukumenya neza ko iby'Imana ikora byose ibikora igamije kukugirira neza, n'iyo byaba bibabaje kandi utabona impamvu yabyo. Niyo mpamvu gusohora ubwo busharire ukabwira Imana uko wumva umeze umutima ariyo ntambwe ya mbere yo gukira. Nk'uko benshi muri Bibiliya babigenje, bwira Imana uko wumva umeze ntacyo yikinze. Kugira ngo itwigishe kugira bene uwo mutima umeze nk'uw'umwana, Imana yaduhaye igitabo cya Zaburi, igitabo kitwereka amasengesho yuzuyemo kwitotomba, gutongana, gushidikanya, ubwoba, ubusharire n'andi marangamutima akakaye bivanze n'amashimwe, guhimbaza n'amagambo yo kwizera. Nta marangamutima udasanga muri icyo gitabo cya Zaburi. Iyo usomye ubwo buryo Dawidi cyangwa se abandi baturaga amarangamutima yabo, ujye usobanukirwa ko ariko Imana ishaka ko nawe uyisenga ntacyo yikinze mu byo ufite ku mutima. Ushobora gusenga nka Dawidi ngo ndasuka amaganya yanjye imbere yawe, umubabaro wanjye ndawuvugira imbere, uko umutima wanjye ugwiriye isari muri iki. Ni byiza kumenya ko inshuti magara z'Imana zose
harimo Mose, Dawidi, Aburahamu, Yobu n'abandi bose bagize ibihe byo gushidikanya, ariko aho gutwikira agahinda kabo basenga amasengesho y'amagambo amenyerewe, bagashyize ahagaragara nta buryarya. Kwaturira Imana gushidikanya kwawe rimwe na rimwe niyo ntambwe iganisha ku rugero rusumbuyeho ubucuti bwawe n'Imana. Ngomba guhitamo kumvira Imana mu kwizera. Igihe cyose wizeye ubwenge bw'Imana ugakora ibyo igutegeka, kabone niyo waba udasobanukiwe ubucuti bwawe n'Imana burushaho gushora imizi. Akenshi ntabwo dutekereza ko kumvira ari kimwe mu biranga ubucuti, kuko ubusanzwe kumvira tubitekereza mu mibanire y'ababyeyi, abakoresha cyangwa abandi bantu badukuriye mu kazi, ariko ntitujya tubivuga ku nshuti. Ariko Yesu yabisobanuye neza ko kumvira ari kimwe mu bisabwa ngo tugirane ubucuti n'Imana. Yarivugiye ati, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Mu gice kibanza nabibukije ijambo Yesu yakoresheje avuga ati, muri inshuti risobanura ngo ibyegera by'umwami. Nubwo abo bantu babaga hafi y'umwami ndetse bakagira akarusho ku bandi, babaga bakiri abagaragu b'umwami, bakumvira amategeko ye. Turi inshuti z'Imana, ariko ntabwo tureshya nayo. Ni umuyobozi wacu dukunda, natwe tukamujya inyuma. Kumvira Imana tutabitewe n'itegeko cyangwa ubwoba cyangwa agahato, ahubwo kuko tuyikunda kandi tukizera ko izi ibyiza bidukwiriye. Dushaka gukurikira Kristo ku bw'ishimwe y'ibyo yadukoreye, kandi uko turushaho kuba hafi niko ubucuti bwacu nawe urushaho gukomeza. Abatizera bibwira ko abakristo bumvira kubera itegeko cyangwa umutima wicira urubanza cyangwa se gutinya igihano. Oya, ariko ibyo bihabanye cyane n'ukuri, ahubwo kubera ko twababariwe tugahabwa umudendezo. Kumvira kubera urukundo, kandi kumvira kwacu bituzanira umudendezo cyangwa umunezero mwinshi. Yesu yaravuze ngo, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze, mugume mu rukundo rwanjye, mwitondere amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Wumve neza ko Yesu adutegerejeho gukora nk'ibyo nawe yakoze ku Mana Data. Ubusabane afitanye n'Imana Data iyo cyitegererezo cy'ubucuti tugomba kugirana nawe. Yesu yakoze ibyo Imana Data yamusabye gukora byose abitewe n'urukundo. Ubucuti nyakuri ntabwo budamarara, burakora. Iyo Yesu adusaba gukunda abandi, gufasha abakene, gusangira n'abandi ibyo dufite, kurinda ubugingo bwacu bugahora bwera, kubabarira, kuzana abandi aho ari, urukundo ni rwo ruduhata kubikora. Kenshi twumva abatubwira ko tugomba kugerageza gukorera Imana ibintu bihambaye, nyamara Imana yo ingora kurutaho iyo twemeye gukora utuntu duto tworoheje kubwo kumvira kuvuye ku rukundo. Bishobora kutabonekera abantu, ariko Imana yo irabibona kandi bifata nk'ibikorwa yishimwe kuri yo. Ibikorwa bikomeye bishobora kutugwiririra rimwe na rimwe mu buzima, ariko ibikorwa bito bito duhura nabyo mu buri munsi. Udukorwa duto nko kuvuga ukuri, kugira neza, gukomeza abacitse intege, natwo dutera Imana akanyamuneza. Imana yibuka udukorwa tworoheje tuva mu kumvira kuruta amasengesho dusenga cyangwa indirimbo zo guhimbaza n'amaturo. Bibiliya iravuga ngo, Yesu Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yishimira umwumviye. Erega kumvira kuruta ibitambo. Yesu yatangiye umurimo wo kumuhama ku mugaragaro afite imyaka 33, abanza kubatizwa na Yohana. Icyo gihe Imana yaravuze ngo, uyu niwo mwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Ni iki Yesu yari yarakoze iyo myaka yose 30 cyari cyanejeje Imana? Ntacyo Bibiliya ivuga kuri cyo kuri iyo myaka 30, uretse interuro imwe gusa muri Luka 2:51, aho agira ati, nabo ajya i Nazareti abana nabo agahora abumvira. Iyo mesaje niyo yonyine igaragara muri Bibiliya. Imyaka 33 yanejeje Imana bayishyize mu ncamake y'amagambo abiri gusa ngo agahora abumvira. Ngomba guha agaciro ibyo Imana iha agaciro.
Ibyo ni byo inshuti zose zikora, ziyita ku byo mugenzi wabo ashyira imbere. Uko ugenda urushaho kuba inshuti y'Imana, niko uzagenda urushaho kwita ku byo yitaho. Ubabazwe n'ibibabaza, unezezwe n'ibiyishimisha. Pawulo ni icyitegererezo cyiza ku byo cyiza kuri iyi ngingo. Gahunda y'Imana niyo yari gahunda ye. Ibyashishikazaga Imana ibyo byamushishikazaga. Ikintera guhangayika ni uko mbakunda cyane. Iryo ni ryo fuhe ry'Imana rigurumana muri njyewe. Dawidi nawe nuko yari ateye. Ishyaka ry'inzu yawe rirandya, ibitutsi by'abagutuka byageze kuri njyewe. Ni iki Imana ishizeho umutima kuruta ibindi byose, icungura abantu bayo, ishaka ko abana bayo bose bazimiye bayigarukira. Iyo niyo mpamvu yazanye Yesu mu isi. Ikindi kintu cy'igiciro kiruta ibindi ku Mana ni urupfu rw'umwana wayo. Icya kabiri ni cy'igiciro ni ukubona abana bayo babwira abandi iyo nkuru nziza, kugira ngo abe inshuti y'Imana by'ukuri. Agomba kwita ku bantu bagukikije nk'uko Imana ibitaho. Inshuti z'Imana zibwira inshuti zazo iby'Imana. Ngomba kwifuza ubucuti n'Imana kuruta ibindi byose. Zaburi zuzuye ingero nziza. Zaburi zuzuye ingero nziza z'uko kwifuza Dawidi yifuzaga kumenya Imana kuruta ibindi byose mu buzima. Iyo abivuga akoresha amagambo nko kwifuza, gukumbura, kugirira inyota, kugirira inzara. Umutima we wari waratwawe n'Imana. Yarivugiye ati, icyo nsaba Uwiteka kuruta ibindi ni umugisha wo guhora mutekerezaho ndi mu nzu ye, nkibera aho ari iminsi yose yo kubaho kwanjye, nkahora nezerwa ubutungane n'ubwiza bwe butagereranywa. Mu yindi zaburi aravuga ngo urukundo rwawe rundutira ubuzima. Yakobo yifuza kubaho umugisha w'Imana ku buryo yaraye yigaragura umukungugu akirana n'Imana ijoro ryose. Arangiza avuga ati, sinkure kurutampaye umugisha. Igitangaje muri iyo nkuru ni uko nubwo Imana ishobora byose, yaretse Yakobo akaba ari we unesha. Imana ntacyo bitwara iyo dukiranye nayo, kuko gukirana bisaba kwegerana imibiri ku mibiri, kandi ibyo bituma tuyegera. Ni umurimo usaba imbaraga zose, kandi Imana iranezerwa iyo tuyegereye n'umutima wose. Pawulo ni urundi rugero rw'umuntu wari waratwawe umutima no kuba inshuti y'Imana. Nta kindi cyamushishikaza icyo ari cyo cyose yari ashyize imbere. Nicyo yagendaga atumbiriye, niyo yari intego ye y'ubuzima bwe. Niyo mpamvu Imana yakoresheje Pawulo mu buryo bukomeye bwo guhindura Bibiliya mu Cyongereza bwitwa Amplified. Bisobanura ngo mu by'ukuri ubucuti bwawe n'Imana bugarukira aho wahisemo. Kuba inkoramutima y'Imana ni uguhitamo, ntabwo byizana. Ugomba kubishaka mu buryo watekerejeho. Ese wumva wifuza kuba inshuti y'Imana kuruta ikindi gihe cyose? Ese ubiha agaciro kangana iki? Ese ubikomeyeho ku buryo wakwemera kureka ibindi bintu byose? Ese ubiha agaciro ku buryo wakwemera kwitozana imico y'imyitwarire bisaba? Ushobora kuba warigeze kugira umutima ukunda Imana kera, ariko ubu ukaba warakonje. Icyo nicyo kibazo abakristo benshi bo muri Efeso bari bafite. Bari barataye urukundo rwabo rwa mbere. Bakoraga ibyo bategetswe byose, ariko bakabikora kuko ari itegeko, bitavuye mu rukundo. Niba ugendana n'Imana mu buryo bw'akamenyero gusa, ntibizagutangaze. Imana ntigucisha mu bibazo. Imibabaro nizo nkwi zicanira umutima ugurumanira Imana. Bidutera umwete wo guhindura cyangwa wo guhinduka, ubundi tudasanganywe. Uyu witwa C.S. Lewis yaravuze ngo umubabaro ni indangururamajwi y'Imana. Ni bumwe mu buryo Imana ikoresha ngo idukangure mu bitotsi byo mu mwuka. Ibibazo byawe ntibifate nk'ibihano, ni inzogera y'Imana yo kugukura mu bitotsi. Ntabwo Imana ikurakariye, ahubwo yatwaye n'umutima wawe no kugukunda.
ku buryo ishobora gukoresha uburyo bwose bubaho kugira ngo ikugarure mu busabane nayo. Ariko hari uburyo burushijeho gukoroha bwo guhungiza cyangwa se bwo guhungiza ikibatsi cy'ubucuti n'Imana. Tangira usaba Imana kubiguha, ukomeze ubisabe kugeza igihe uzabibona. Usenge Imana umunsi wose uti: Yesu mwiza kuruta ibindi byose nasaba, umpe kurushaho kumenya. Imana yabwiye abanyagano bari i Babuloni ngo nimunshaka mubikuye ku mutima kandi mukabyifuza kuruta ikindi cyose, nanjye nzakora uko nshoboye mumbone. Ubucuti buruta ubundi bwose ushobora kubugira. Nta kintu na kimwe gishobora kuruta kugirana ubucuti n'Imana n'ubusabane buzahoraho iteka ryose. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo bamwe muri abo bantu bahushije ikintu cya mbere mu buzima bwabo, ntabwo bazi Imana. Ese aho nawe ntiwaba warahushije icy'ingenzi mu buzima? Haracyari igihe, ushobora gutangira kugira icyo ubikoraho uyu munsi. Wibuke ko byose ari uguhitamo kwawe. Urugero rw'ubucuti bwawe n'Imana ni wowe uruhitamo. Kuri uyu munsi wa 12 ndagira ngo nkubwire yuko urugero rwo kwegera Imana kwanjye ni njye uruhitamo. Mwegera Imana izabegera, niyo magambo yanditse mu gitabo cya Yakobo ibice 4:8. Twibaza ngo mbese ni ibihe byemezo bifatika ngiye gufata uyu munsi kugira ngo urusheho kwegerana n'Imana? Wowe duteze amatwi rero, ndakwifuza gukomeza urugendo nanjye rwo guharanira kuba inshuti y'inkoramutima y'Imana. Kandi Imana idushoboze twese kugira ngo bigende neza nk'uko yabigambiriye kera. Mana Data wa twese urakoze, uri mwiza, ubere mwiza gutegereje bose, wabanye natwe kandi agendanye natwe. None iri gitondo n'uyu munsi wose ugumye kwana natwe kutugira neza, uduhembuze neza n'ubuntu bwawe. Cyatugira umuntu kidana bakwizera bose mu izina rya Yesu. Amen.